Mbanje kubaramutsa mwese muri kumwe na Pastor Emmanuel Musinga Rupande. Nagira ngo dusangire ijambo ry'Imana, dukomeze inyigisho zacu zivuga hejuru y'idini n'umuco cyangwa se itorero n'umuco. Dusome mu gitabo cya Mariko igice cya 7, duhere ku murongo wa 9, turasoma gusa ku karongo dusimbuke tuje gusoma ku 13, nyuma tuze gusoma igitabo cy'Abaroma 12 n'umurongo wa 2. Ku murongo wa 9 w'igice cya 7 igitabo cya Mariko haravuga ngo, kandi ati musuzugura neza itegeko ry'Imana ngo muziririze imigenzo yanyu. Iki ni ikibazo Yesu yarabajije abafarisayo n'abandi bantu bari aho ngaho. Arasimbuka ageze ku 13 aravuga ngo, nuko ijambo ry'Imana mukarihindura ubusa kugira ngo mukomeze imigenzo yanyu yababayemo karande, kandi hariho n'ibindi byinshi mukora nk'ibyo. Amena. Dusimbuke tuje mu gitabo cy'Abaroma igice cy'Abaroma cya 12 n'umurongo wa 2. Haravuga ngo ati, kandi timwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Reka dusenge. Mwami Yesu, turagushimiye muri uno mwanya mwiza tugiye gusangira ibyanditswe byera, tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Ubu ni ubwiru bwawe Mwami Yesu, ni wowe ubuzi, ni wowe Data uri mu ijuru uhishura, uduheze gusobanurwa no kumenya. Abumva n'abavuga ijambo ry'Imana dukora ibiguhesha icubahiro, kandi Data uri mu ijuru ibi biryo byiza bidutunga mu gutera intambwe muri ubu buzima turimo, kugira ngo umunsi umwe tuzakubone, tubane nawe, tubane n'abera bose. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo dusenze kandi twizeye. Amen. Twongeye kandi kugira ngo tuze muri uno mwanya dusangira ijambo ry'Imana hejuru y'idini n'umuco. Twarabivuze ubushize muri message y'ejo hashize, idini cyangwa se itorero n'umuco. Umuco twarawuvuze, ni abantu bibumbira hamwe, bafite umuco wabo, bafite imigenzo yabo n'ibiryo byabo n'indirimbo zabo n'imikorere n'imyambarire uko babayeho. Itorero n'abizera, n'abera bose bari hamwe, bamenye Imana, bakorera hamwe mu buryo bw'Imana, bubaha ijambo ry'Imana, bagengwa n'amategeko yabo ariyo Bibiliya, ariwo guardian yabo cyangwa se ariwo murongo ngenderwaho, ni ibyanditswe byera. Rero uno munsi turibanda ku bintu bibiri. Turavuga hejuru y'umuco n'idini, ariko tuvuga umuco, tuvuga umuco w'idini. Hari umuco wa Bibiliya uri mu itorero, nawe ugomba kwigwa ukamenywa, tukamenya ese umuco wa Bibiliya ni uwuhe, tukasobanukirwa, kuko hagenda hinjiramo ibintu bitanditse muri Bibiliya bikaza nibyo biza bigenda tukabyita ibyaha bikagenda. Hari ibindi dukora tukabikora amafuti, kuko tudasobanukirwa ijambo ry'Imana ngo turisome dushobore gusobanukirwa umuco w'itorero n'umuco wa Bibiliya, cyangwa se umuco Imana idusaba kugumana mu itorero. Turaza kuvugaho wa kabiri, ariko reka dukomeze ku muco wacu. Umuco narabivuze, ugenda hamwe usa n'utuzuzanya n'ijambo ry'Imana. Iyo hari ibintu muri Bibiliya bibangamiye umuco, icyo gihe umuco urabireka kugira ngo turusheho gukora k'abakristo, dukora ibintu byiza bihesha Imana icubahiro. Ni ukuvuga mu yandi magambo, iyo hari ikintu mu muco wacu kidahesha Imana icubahiro, cya kintu uje gusanga iriya cyaje guhinduka icyaha muri Bibiliya, icyo kintu urakireka. Narabisobanuye mvuga ko ibintu bigenda bisa n'ibihabanye, bigenda bisa n'ibibangamira ijambo ry'Imana ari umuco tugenderaho w'itorero, ni siyanse na culture, ari wo muco w'abantu. Abantu bize cyane cyangwa se abantu basomye nko muri Afurika ni abantu udakunda kubona, ariko iyo ukomeje kugenda mu bihugu biteye imbere, abantu bize cyane, bino bihugu by'Abanyamerika, Canada na za Australia n'ahandi na Europe, uhura n'abantu bitwa n'aba atheist, abantu bemera ubwenge bwabo, abafilosofi, n'abantu
ibo bicara bagatekereza ku Mana, bakareba ibyo, gasoma Bibiliya, bakumva ibo, bakiyemera, ntibemere Bibiliya. Wabaza umuntu ngo wemera, ndakakubwira ngo sinemera Satani, sinemera n'Imana, njyewe nemera ubwenge bwanje. Akavuga ngo nimpfa ntaho nzajya, ni umwuka uzaba ugiye mu yindi myuka, uyu mubiri usubire mu gitaka. Is done, deal finish, bizaba birangiye. Abo ngabo ni abantu bagendera ku bwenge bwabo, bagasoma ibitabo, bakiga ubwenge, bakaja muri filozofi, bakiklasa aho hantu. Barahari nko muri Amerika, bafite n'amadini yabo, bafite ahantu bahura, bakaganira, bakavugana, bafite imyumvire yabo, ukuntu babayeho, bakavuga ngo ibo bemera ibitekerezo byabo, ntabwo bemera ikindi kintu. Ngo above us there is no nothing, hejuru yacu nta kindi kintu gihari. Abo ni abantu bafite undi muco wabo n'imyemerere yabo bagenderaho, bafite ukuntu babayeho. Ariko abo sibo twibandaho cyane, turibanda kuri ino mico yacu. Natwe imico yacu rero, icyo nshaka kuvuga uno munsi, umuco icyo bita culture izihinduka, igakura, ikagenda iva aho yari iri, ikaja ku rundi rwego. Kera basogokuru bambaraga uruhu, bukeye bava ku ruhu baja ku kabutura, bava ku kabutura bava ku ruhu baja ku kirengeti, icyo bita ngo urubega, bakambara urubega, bava ku rubega baja ku kabutura, bava ku kabutura baja ku myenda isanzwe. Rero ibyo urebye nk'abanyafurika benshi no mu mico itandukanye na Amerika Latine n'ahandi, urabibona mu bushakashatsi, usanga imico yabo bafite ukuntu babayeho. N'ubu nyine baracyahari abantu bamwe, iyo ugiye muri za shaba harabita abambote, baryama mu gitaka, bakimba imyobo, umudamu yabyara bakamushira mu mwobo, bakahasaza amababi y'ibindi, bagashyiraho amababi, bagashyiraho umuriro, ugasanga umuntu ari mu mwobo, yabyariye mu mwobo. Ariko igihe kiragera bagenda bubaka amazu, bakura, bakageraho abantu bubaka ama etaje. Umuco urakura, indirimbo zigenda zihinduka, incurango zirahinduka, indyo zirahinduka, ibintu bigenda bihinduka. Ariko ijambo ry'Imana, Bibiliya zitubwira mu gitabo cy'Abaheburayo ngo uko yarari niko ari, kandi niko azahora, ntazahinduka. Umuco urahinduka, ariko ijambo ry'Imana ntirihinduka. Umuco urahinduka, ariko umuco w'itorero tuzuhinduka, kuko ni ibintu tugenderaho. Imana yaduhaye, dufite umurongo tugenderaho, ni ijambo ry'Imana, ikitari muri Bibiliya. Ejo nababwiye ngo ari itorero nakunze nagezemwo, riravuga ngo aho Bibiliya ivuga turavuga, yaceceka rigaceceka. Abantu bari mu bihugu nabyo biteye imbere, bari mu kugenda bagashaka kugira ngo bahindure umuco w'itorero, bahindure umuco w'itorero ntuzihinduka, bagashaka ngo bahindure Bibiliya ntizihinduka. Bibiliya ijambo ry'Imana, Bibiliya iyo usomye neza avuga ngo ni ijambo ry'Imana, ryavuzwe n'itabasha kubesha, ryapimwe rasanga rishitse, rifite ubuziranenge, ryuzuye, ngo kandi rifite imbaraga zo guhindura umuntu zikamuzana akamenya Imana. Ntiriza rihinduka. Umuco wohinduka, ariko itorero ntiriza rihinduka, imikorere y'itorero ntizihinduka. Umuco w'Imana, umuco wo mu ikanisa tuzuhinduka. Woramuka wewe n'itorero ryawe mukagira ibyanyu mukora, ariko bitajanye na Bibiliya. Ni ukuvuga ngo twese dufite umurongo umwe ngenderwaho, ni Bibiliya, niyo twese tugenderaho. Umuntu naguhanurira uzarebe ko bijanye na Bibiliya. Umuntu niyigisha uzarebe ko yavuze ibiri mu Bibiliya. Umuntu azokubwire ngo nivyo yatekereje, ni administration yiwe, hari ibyo yakoze, ibyo ngibyo ni ibyiwe, ni administration yo. Ni nkuko iyo ugeze mu itorero cyo kwita amadini, umwe yo kwita Grace Tabernacle, undi akayita Zion, undi akayita Methodiste, undi akayita Anglicane. Ibyo ngibyo iyo ni address. Ariko iyo tugiye ku myizerere, iyo tuvuze imyizerere, buri myizerere iratandukanye na church. Ni ukuvuga ngo urashobora kugira address, ariko imyizerere, iriya myizerere yawe niyo tureberamo esku aba bantu bizera ibiki. Church wo yita church, ariko twaje mu myizerere tugasanga atari church, tugasanga atari itorero. Itorero kugira ngo turirebe neza ko ari itorero, turirebera mu ijambo ry'Imana. Hari ibyo bita muri Amerika, hari ibyo bita amaklub.
abantu bishyira hamwe bavuga ngo tugize gurupe yacu y'abajene tuzaduhura hano, abandi bakabyita ngo ni fellowship, guhura tukarya tugasabana. Ubusabane murabuzi cyane, abantu barahura mu busabane, umurenge ugahura bagateka ibigage bakagira inzoga bakanywa, ubwo ni ubusabane. Hari igihe muhura ari ubusabane n'abasinzi baza bahura, ariko kugira ngo itorero ryitwa itorero bavuge ngo ni itorero, nuko riba ryubakiye ku ijambo ry'Imana, rigendera kuri Bibiliya, ryubaha Imana. Nigeze kugenda ahantu muri quartier hafi yaho nari ntuye iminota itarenze 10, mpabona itorero, ndagenda yonje gusenga. Nari ngeze muri Amerika, hari mu bihumbi 2012, nagiye gutangira itorero muri Indiana, pashaka ahantu nzansengera, ngenda amatorero menshi, pashaka ngera mu itorero rimwe, kandi mbona ari itorero ngoshike sanga ko bararirimba indirimbo z'Imana, banezerewe ko barasimba. Kabandi kumwe n'undi musore twajamye, arambwira ngo saha waje urahazi, ndabona ari mu itorero. Arambwira ngo hatwaje, iwe yari yaragiye mu mashuri ya Amerika, je niho nari ngishika muri Amerika. Arambwira ngo hatwaje n'abagabo bashatse abandi bagabo, n'abagore bashatse abandi bagore, baragenda bishira hamwe, bamane kwishira hamwe bakora itorero ryabo, baryita ngo ni itorero rifite izina, bitanga n'isadaka n'amaturo, basoma Bibiliya dusoma. Rero iryo baryita itorero, ariko imyizerere yabo n'ishingiro ryabo ntabwo byujuje ubuziranenge bwa Bibiliya. Rero dufite umuco w'itorero utazukuka udahinduka. Iyo ugiye andehoro ya Bibiliya uba wagiye mu bindi, iyo ni fellowship yawe, ariko icyo tugenderaho ni ijambo ry'Imana ryahumetswe n'itabasha kubesha, aho rivuze turavuga, aho ricecetse turaceceka. Iyo tugiye nabwo mu muco wacu, twashika mu muco wacu tugasanga hari ibyo dukora bituzuzanya n'iri jambo ry'Imana tugenderamo, ibyo turabireka tugafata bya bindi byiza tukabikora. Reka ngaruke kuri iki, hari abantu bakijijwe, bamara gukizwa bakanga umuco wabo, oya aho nawe wowe wataye. Hari n'abandi banga ndetse no gutanga. Nabonye umusore umwe mu Rwanda avuga ngo ntatanga n'abari mituweli, ngo ntafata n'irangamuntu. Numvishe n'abandi ngo ntibagera Facebook, ngo ntibakutunga na computer. Ubwo n'ubujiji nuko utamenya ngo je di pasteri, ngo sinogenda ahantu ngo gukorera indirimbo z'umuco wacu, haca hakirimo. Namba utazugenda ni imyumvire yawe, cyangwa se ni kubyumva, cyangwa se n'ubujiji bwawe, taca hakirimo. Taca kwicara hamwe na bene wanyu bakaririmba inkazi wanyu, bakavuga amagambo meza y'iwanyu, bagasingiza abami b'iwanyu, ntaca hakirimo. Aho baririmba perezida wanyu ukicara ugakoma amashi, nta kibazo, ni perezida wawe. Uzanga kubikora neza, leta yo kubwirukana bikora nabi kuko yigufiteho itegeko, ntaca hakirimo. Aho bazicara bavuga amakuru n'amateka y'igihugu cyawe, uzanasaba ijambo yewe utanga ibitekerezo, ntaca hakirimo. Dufite abantu benshi bafite imyumvire iri hasi cyane kubera ko badasoma Bibiliya, noneho bakavuga ngo twebwe twarakijijwe, ngo iyi mico ngo twarayiretse. Twaretse imico iyo tubona ko ari icyaha, ariko ntabwo uzareka kwitwa umunyamurenge cyangwa umunyarwanda cyangwa umurundi cyangwa umukongomani cyangwa umugande cyangwa umunyakenya ngo wabaye umukristo. Oya, uzakomeza witwa umunyarwanda, uvuka kuri uriya murenge, wubaha amategeko ya leta, ugendane nayo. Witwa umunyakenya, witwa umugande, kandi ugomba kubaha amategeko ya cya. Yesu bigeze kumubaza bene ibyo bibazo, ngo babimubaze. Hari havutse ikibazo cy'abantu b'imisoro, baza Rwanda Revenue na za IRS muri Kenya, bahita Kenya Authority, mu Rwanda ni Rwanda Authority, muri Kenya ni IRS. bazaho Yesu ari, ngo bamare gushika babaza Yesu. Abantu baze musobanukirwa, abantu basome Bibiliya. Noneho kubera ko abantu batasoma Bibiliya ngo basome n'ibindi bitabo ngo bacukumbure, biza bituma bakora amakosa no mwitorero. Baramubwira ngo baje kutwaka umusoro, kandi twe turi abakozi b'Imana, twe tugendana na Masiya, tugendana na Rabi, kuturabwiriza abantu bagakizwa, tugasengera abantu, none sinako turatanga umusoro. Yesu arabasubiza arababwira ngo ibya Kayisari mu bihe Kayisari, iby'Imana
mu bihimana. Naje ndi perezida ntutanga umusoro, ntukora ibindi, wubaha amategeko ya leta, no gufunga ukaja muri prison. Kubera iki? Ufite ubujiji bwinshi butuma udasobanukirwa. Kuba pasiteri ntibivuze ko wavuye mu bwoko bwawe, ntibivuze ko wataye umuco wawe. Tunagomba kuwuta. Ugomba kuwukunda, ukubaha ubwoko bwawe, ukubaha amategeko y'igihugu, ukayubaha ahubwo kuruta abandi bantu bose. Ugakunda ubwoko uvukamo, ugakunda umuryango wawe, ariko ukirinda icyaha n'igisa naco. Bibiliya yatubwiye ngo Yesu agera mu bafarisayo ngo amare gushika ngo bavuye iyo bari ngo bashika ahantu bari bashonje cyane. Bashitse bashonje, imico y'abayuda iyo wavaga mu isoko cyangwa ukava ahantu mu bantu benshi, mbere y'uko uja kurya bazitaga ngo nukubanza ukibira mu mazi, ngo ukijabika mu mazi ukoga utabona umwanya wo koga umubiri wose, ukakaraba intoki ukabona kurya. Babyitaga ngo nukwikuraho imivumo, kwikuraho imyaku, niko babyitaga. Noneho intumwa ngo zishike zihita zitangira kurya zidakarabye. Noneho abantu baratangara, baravuga ati aba ni abantu nyabaki batubaha umuco wacu. Aba ni abantu bafite ubwenge, bazi ko turi muri Israeli, bazi ko turi abayuda, ko baraza kurya badakarabye. Noneho ngo basakuze. Yesu ababwira aya magambo twasomye, arababwira ngo mufite imico myinshi, muzaza mwica amategeko y'Imana kugira ngo mukomeze amategeko yanyu y'imico yanyu yababayeho karande. Aramanuka hepfo arababwira ngo mureke mbabwire, arababwira ngo ikija mu nda ntigihumanya, ngo ikiva mu nda nico gihumanya. Hari imico imwe mibi tureka, hari n'indi tureka cyangwa se tubona ko atari icyaha. Ko kurya udakarabye si icyaha, no gukaraba nta kibazo kirimo, ahubwo ukaraba kubera hygiene yawe, kubera yuko ugomba kurya neza ibintu bisukuye, ugakaraba kugira ngo imyanda ikuveho. N'ubu twese turakaraba, abanyafurika twese turya umutsima, turakaraba, turamanyura, dukoresha intoki zacu. Nta cyaha kirimo utanakarabye, yewe nta cyaha kirimo. Ni hygiene yawe ubugiye kwiyanduza, urya imyanda ikagutera indwara. Ariko ntaho Bibiliya ivuga ngo wariye ngo dakarabye ni icyaha ndazoja mu ijuru. Oya, kubera ko abantu badasoma Bibiliya hari ibyo bakomeza cyane bitari binakwiriye gukomezwa. Ugasanga umuntu aravuze ngo jewe ngo impambo nabaha bakora ngo si umuco wacu, ngo sinona jana nabo, ngo abantu bateranye, ngo ko barasenga, ngo ko bagiye kwibuka, ngo bagiye kugira gute, ngo bagiye kuvuga hejuru y'abantu bapfuye, ngo ibyo nibyo abantu ngo batazi Imana. Byanditse hehe yuko ugiye umuco wanyu nango wubashe leta cyangwa wubashe abantu b'iwanyu bagiye guhura ngo bavuga abantu b'iwabo ukavuga ngo bakoze icyaha? Ntabwo ari icyaha. Hari ibyo dukomeza bitahagombye gukomezwa. Ugasanga umuntu karasibe ngaho yitenga n'umuco wiwe kubera ko yabaye pasiteri, ngo tiyona kwicara n'ahantu ngo bariya ngo baza baririmba indirimbo z'iwabo, ngo tibaririmbe. None se abantu bose bazaba bakora? Tubera ko twakijijwe tuzareka umuco wacu tuwusibe, tugende tuwuveho, tube umuco w'ijuru gusa, tuvuge ko turaja mu ijuru twebwe, iby'isi twarabivuye. Iyo wagiye muri iyo myumvire uzi ukora amakosa menshi. Iyo wagiye muri iyo myumvire ahari za leta zibafunga. Iyo wagiye muri iyo myumvire uzi ukora amakosa. Nigeze kumva abantu bamwe sinzi uwabigisha baravuga ngo batoye ngo ibikapu ngo baragiye ngo bagiye Yerusalemu, ngo bagiye mu ijuru. Ubwo n'ubujiji bwuzuye umutwe bwo kudasobanurwa babigisha bakababesha. Nigeze kumva abandi bigeze kugurisha ibintu byabo baravuga ngo bagiye kuzaba mu ikanisa gusa, ngo kugeza ngo igihe ngo Yesu azazira bazafe baje mu ijuru. Ibyo ni byiza gukorera Imana ukitanga, ariko ni byiza kusoma ijambo ry'Imana ugasobanukirwa, ukamenya ko ugomba kubaho ugatunga urugo rwawe. Bibiliya izisobanura neza mu gitabo cy'Abaroma, haza havuga ngo umuntu utazi no gutunga urugo rwiwe ngo ni mubi kuruta umupagani. Ugomba kuba umukristo mwiza, ukubaha ijambo ry'Imana, ugatunga urugo rwawe neza, ukaba mu gihugu cyawe neza, ukaba mu bwoko bwawe neza, ukabyubaha neza byose, ukabaho neza. N'igihe namba uri umucuruzi, namba ari ibyo wakoze, namba ari ibyo wagurishije, ugatanga umusoro neza. Abantu b'iwanyu baterana nawe ugaterana nabo, ukaba umugabo mu muhana, ukaba umugore mwiza mu mujyi, ukubaha Imana n'abantu na leta n'umuco wanyu. Igihe cyose uhabona icyo ugiye gukora atari icyaha Bibiliya itakibuza, uzagikore. Nuzitandukanya n'abandi, uzabyitandukanyamo kubera impamvu zawe bwite, ariko ntabwo ari ijambo ry'Imana rikubwira ngo ntukajaho bahaye bavuga amagambo y'ubwoko bwanyu cyangwa y'igihugu cyanyu cyangwa y'umuco wanyu.
ibyo ngibyo ntaho bibiri bibuza. Nigeze kumva abantu bavuga ngo naka kararirimba ngo karagira gute ngo yaririmbe ngo indirimbo ngo sizi Imana ngo mukure mu ikorari ngo mumwirukane. Umuntu azovuza ingoma z'ikirundi mumwirukane mu ikanisa ngo yavugije ingoma z'ikirundi. Umuntu azobyina abyina mu mpara cyangwa abyina n'abari mu ntore mumukure mu itorero mu Rwanda ngo yabyinnye mu ntore. N'ubujiji n'ukutamenya n'ukudasobanuka ngo musome ijambo ry'Imana. Nusome ijambo ry'Imana uzonanirwa gukorera Imana, unanirwe no gukorera igihugu cyawe. Turi pasiteri turi mwarimu ntaruco hawo ukora ukorera igihugu cyawe muri gukorera n'Imana, hari ikibazo gihari. Nose umuntu abaye umusirikare ngo agiye gukorera igihugu ciwe muzamukura mu itorero, ahubwo niho mugomba no kumushigira cyane mukamusengera mukamusabira umugisha kugira ngo ashobore gukora umurimo wa neza arinde igihugu neza. Rero tugomba gusenga Imana ikaduha imyumvire yo gusobanukirwa ijambo ry'Imana, ibyo tugomba gukora n'ibyo tutagomba gukora. Rero uzakomeza ube uwuriwe ari gukomeza ubukristo bwawe, uhesha umuryango wawe icubahiro, uhesha Imana yawe icubahiro. Nurangiza icyo gusa Bibiliya itubwira, iratubwira ngo dutegereje umukiza wacu ko ava mu ijuru, aze ahindura imibiri yacu idushushanye n'ubwiza bwe tuzaje mu ijuru. Nitugera mu ijuru rero niho tuzafata umuco w'ijuru y'isi bisigara. Ico gihe Bibiliya itubwira neza ngo ntagushaka, ntakubyara, ntagupfa, ntagira gute, ntaguhinga, nta bibazo, nta ndwara, nta bindi, tuzaba twageze mu ijuru. Ariko igihe ukiri ku isi ugomba kwiga, ugomba kugira igihugu cyawe, ugomba kuba mu bwoko bwawe. Niba ngombwa umusirikare, niba ngombwa ukwiririmbire, niba ngombwa ugihimbira indirimbo, niba ngombwa ukore, ntabwo ari icyaha, ntabwo ari icyaha. Ntaho Bibiliya ivuga ngo, Bibiliya zitubwira neza ahubwo abantu bose tuba dusoma barwanya intambara muri Bibiliya izibahita intwari kuko barwaniye igihugu cyabo, kuko bakoreye Isiraheli. Bariya bose ni umuco wa Isiraheli. Twebwe kubera ubujiji bwinshi bwo kudasobanukirwa, none ugasanga tugenda twilimita, ugasanga umuntu karikura mu bandi ngo kuko yakijijwe. Oya, nubona umuntu wayuva mu bandi kubera ko yakijijwe, ava mu gihugu cye, ava mu bwoko bwiwe, yigira uwundi, wa muntu amizimana ariko karagenda yinjira mu bujiji bwo kutamenya ngo asobanukirwe ijambo ry'Imana. Bavuga ngo dukorere iki ngiki, ngo nje singikora ndo umukristo, ngo turenje ngo singikora je ndo umukristo. Kuba umukristo ndi bibisobanuye yuko wavuye mu gihugu ugiye mu kandi gahugu kawe kadakontorwa n'amategeko, katakigira umuco gusa, kagira umuco wo mu ijuru. Ibizo ntibimureba, nta wundi muvukana, nta wundi mukorana, nta wundi woganira nawe, mushenganira na bene data gusa. Bene data naba turi kumwe duturanye na bene data, naba yewe badakijijwe aho gendana nabo. Impamvu ugomba kubana nabo nukugira ngo ubakure mu buzima barimo, ubazana ahubwo mu bwami bw'Imana urimo, uberera imbuto zikwiriye abana b'Imana, uberera imbuto zikwiriye abihanye, kugira ngo baze mu bwami urimo, mu muco wagiyemo, ubabere intangarugero. Preach by action, kwigisha mu bikorwa, kwigisha mu byo uhaye ukora, kugira ngo abantu bakurikire inzira yawe wahaye. Iyo nzira wahaye rero niyo dukeneye kugira ngo abantu bayimenye, niyo dukeneye kugira ngo abantu babane nawe, baze bagendana nawe, bakorane nawe, umunsi umwe muzisange mu ijuru, muzisange imbere y'Imana, muzisange muhamukorera Imana. Iyo ni imico nashatse gusobanura y'abantu bakora hano mu isi. Ari ugasanga abakristo bamwe bashatse mu Kinyarwanda cyiza bashatse kuyica amazi ngo kubera ko bakijijwe mbiboti bogira gutya. Buriya rero ni ibintu bitoya cyane. Iyo ugeze muri ino bihugu zateye imbere, kubera ukuntu basobanukiwe cyane, usanga abakristo bakoresha benshi ni abakristo b'abacuruzi cyane, ni abakristo b'abaririmbyi baririmba indirimbo zitandukanye ku isi, ni abakristo bakina amafilime, ni abakristo bakora bafite business runaka, bakora ibintu bitandukanye. Rero twebwe kubera ko twirimita, ugasanga kenshi tugiye ducira abantu imanza cyane. Niyo mpamvu byagiye bituroha, bitugeraho, bituzanira ubukene, bituma wakizwa ugata ishuri, wakizwa ukamuwica. N'ubu dufite ikibazo. Reka rico nza kurangirizaho, nzakomeza nzavuga ikora indi audio cyangwa se nzavutanga izindi nyigisho hejuru z'umuco w'itorero. Umuco w'itorero byagiye bitu affect, aribyo ngiye kurangirizaho. Biraza bigera mu itorero, ugasanga twebwe umuntu yakizwa tukumva ko agomba kutubera pasiteri, ntagekeneye kuja mu ishuri, ntanakwiriye gukora ibindi, yicaye gusa tubera umushumba. Tugira umushumba utarize primaire ndiye yirangije, apfe kubaza avuga kuri ruga gusa, nabaza yuzuzwa, musinga za yuzuzwa, kazamuka nezerwa, nkumva Imana yaje, n'abakristo baje bose bakumva Imana yaje, tukavuga ngo tugiye mu ijuru.
kubera yuko tudafite umwanya wo gucukumbura ibintu ugatuma tubayeho muri level imwe tiyagira ikintu kimwe duhindura. Iyo ni imico yo mu itorero itari myiza, ntabwo ari imico ya Bibiliya. Iyo usomye neza ukareba ijambo ry'Imana, abantu benshi bakoreye Imana bari abantu b'abanyabwenge cyane, kandi bari abantu b'abatunzi cyane, kandi abantu bakoreye Imana barize nibo bakoze ibintu byinshi cyane. Ubu dufite umuco utari mwiza mu itorero wo gusanga abantu benshi bahabakorera Imana, ugasanga kenshi iyo wamaze kumusengera agasa n'ufashe diplome azama yicara ntasome Bibiliya, agasigara gusa ategura yazigishije, ntaje ku ishuri ntiyitegure message agiye guprepara ko bamuha. Nukuvuga umugabo umwe yaravuze Nigeria, aravuga ngo umunyafrika ngiyo bamuhaye kuyobora ngo azagura karuvati, ngo umunyamerika cyangwa se umuzungu bamuha kuyobora ngo akagura igitabo. Nukuvuga ngo iyo baguhaye kwigisha abantu bakakubwira ngo urayobora cyangwa bakagusengera ku bushumba, baba baguhaye inshingano ziremereye, ugomba gusoma, ugomba kwiga ishuri kugira ngo uzamenye umuco uri muri Bibiliya, uzamenye ibiri muri Bibiliya ugiye guhereza abantu, kugira ngo uzabakuze ubazamure ubageze ku rwego runaka. Wibuke neza Bibiliya zitubwira ngo Pawulo yaragiye, iyo yagiye ngo asiga ibitabo byiwe, yahamagara Timoteyo aramwandikira aramubwira ngo uzanzanira ibitabo byanje n'abijya by'impu nasize kugira ngo ume mbisome. Yari ko bimuzanira kuko yari abifite, yigeze kubisomaho kandi yari abitunze. Rero umuco wo mu itorero wo kugenda umuntu yabyine gisirimba yanezerwa mukaba muramusengeye, yarangiza atararangije primaire, niho hantu hari mu kutuvira ibibazo zo mu itorero. Ugasanga abantu bari mu itorero baradindiye, bakagera ahantu za leta zifunga abantu bari mu itorero banze gukorera leta. Imana ishimwe kuri iri jambo, kandi Imana ifashe ubyumve neza. Kandi ndagusaba ngo izi nyigisho uzazisangiza abandi bene data bari mu itorero, ariko bagenda bakoze itorero isoni, bagenda bafite indi mico itari imico y'itorero, itari imico yo muri Bibiliya, itari imico Imana ihaye tubwira kwitwara neza. Bibiliya iratubwira ngo twubaha abatuyoboraga kera, twubahe n'abatuyobora ubu ngubu. Nta muyobozi n'umwe utaravuye ku Mana. Namba abantu bagutoye, abantu bakaguha amajwi ukaba muri leta, nta hantu na hamwe Bibiliya itubwira ngo ntimwubaha abayobozi, nta hantu na hamwe Bibiliya itubwira ngo ntimwubaha ubutegetsi, nta hantu na hamwe Bibiliya itubwira ngo mwigunge mugire groupe yanyu, ntimwemere n'umuntu n'umuzabasura, ntimugasure n'abana. Twe dufite abantu bakijijwe basiga abana n'abagabo, bagasiga abandi bagasiga abagore, kandi ngo twebwe turabakoze Imana ngo Imana dushanye hariya, ugatabana ukagenda. Dufite abantu bagera ahantu ngo bamenye Imana iyo kumva batora mukanya n'undi muntu, bagera abantu bamenye Imana bakumva ibyo bagiye kurya undi bisengeye birahumanye ntibabirya. Ubwo ni umuco uri mu itorero, winjiye mu itorero gwihishwa, titwawusobanura ngo abantu bigishe bamenye ijambo ry'Imana, basobanukirwe ijambo ry'Imana. Inyigisho nzakurikizaho nzavuga hejuru y'umuco winjiye mu itorero udakwiriye. Hari imico iri mu itorero wenyine itari myiza, itaba muri Bibiliya, tituzi iyo yavuye, igenda yinjira muri Bibiliya gusa kiragendiza, ugasanga ibindi ko biragenda biba mu itorero, titumenye ko ari Satani ihayinjiza imico yo hanze. Imico yo hanze irahinduka, ariko ibyo muri Bibiliya ntagihinduka. Ijambo ry'Imana ntirihinduka. Hari ibintu bigenda biva hanze zinjira mu itorero, hari ibintu bigenda biva hanze tushaka kwishushanya n'abisi. Nahangaha twasomye aribyo jambo ndangirijeho. Pawulo yandikira Abaroma arababwira ngo bene data mureke mbabwire ntimwishushanye abiki gihe. Pawulo yigeze ngo kujana n'umugabo umwe witwa Dema, ngo barajana bageye mu ivuga butumwa, ngo ashika ahantu ngo abone ibigezweho, arandika aravuga ngo muze musange mwene data Dema twajanye, ngo yakunze ibigezweho, yakunze ngo ibyiki gihe abantu bakurikira ibyiki gihe nibigezweho. Ibiki gihe ntitubishaka mu itorero turashaka umuco wa Bibiliya, ijambo ry'Imana ico rivuze arico dukora, ico biri tubuza tukireke, ico tubwira gukora tugikore. Ndagira ngo ngusabe mwene data ntiwishushanye n'abisi, ugendere ku ijambo ry'Imana, ico biri kubwira ugikore, ico itavuga ukireke. Ndagira ngo ngusabe ngo uno munsi usobanukirwe ijambo ry'Imana, usome Bibiliya. Ndagusaba kwingingira gusoma Bibiliya, ijambo ry'Imana, usome Bibiliya. Umwanditsi umwe yavuze neza, hari umugabo wavuze ngo imvugo yose uzi uzayiguremo Bibiliya uyisome, bizagufasha kugira ngo usobanukirwe ijambo ry'Imana.
Imana idufashe kandi tugirire neza kugira ngo dukomeze kumva ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana nibyo biryo bizadutunga kugira ngo tuzagere umunsi umwe imbere y'Imana, aho tuzashika imbere y'Imana tugatsinda urubanza. Reka dusenge ijambo ry'Imana. Mwami Yesu, sabira ijambo ry'Imana abantu bose bumvise iri jambo, bagirire neza, uzabahe umugisha, uzabahe kumva, ubahe gusobanukirwa, ubahe kugubwa neza, ubahe gukura mu gakiza, ubahe kugira ngo bagere ku rundi rwego, ubahe kuva ku rwego rumwe ngo bagere ku rundi, kugira ngo umunsi umwe tuzabane